yari umugabo waranzwe n'udushya twinshi nk'aho mu bukwe bwe bamucurangiye indirimbo ya Kiyovu Sport ndetse na Rayon Sport, urwibutso rwa Alain Mukurarinda wakundaga umupira w'amaguru cyane. Uyu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda wamenyekanye nka Alain Muku yitabye Imana azize indwara y'umutima, ariko akaba asize urwibutso rukomeye cyane muri ruhago nyarwanda. Muri iri joro ryakeye rero nibwo hatangiye gukwirakwizwa amakuru y'uko Alain Mukurarinda yaba yitabye Imana, ariko nyuma yaho gato abo mu muryango we baza gutangaza ko uyu mugabo yaba ataritaba Imana ahubwo yaba ari muri koma, aribyo byakomeje bicicikana hirya no hino bikomeza gushyira urujijo mu banyarwanda, bibaza niba uyu mugabo Alain Mukurarinda niba yitabye Imana, ariko byaje kurangira kuri iyi tariki muri iki gitondo umwe mu muryango wa Alain Mukurarinda atangarije ibinyamakuru bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ko uyu mugabo w'imyaka 55 yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Mu minota mike ishize rero na guverinoma y'u Rwanda yemeje ko urupfu rwa Alain Mukurarinda ari ukuri, bivuze ngo bidasubirwaho iyi ntwari y'u Rwanda mu by'ukuri ikaba itambutse. Uretse kuba yari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, rero Alain Mukurarinda yari yarihebeye umupira w'amaguru ndetse yanakoze ibikorwa byinshi bitandukanye bigamije kuwuteza imbere mu by'ukuri mu ngeri zitandukanye. Uyu Alain Mukurarinda yashinze irerero ry'umupira w'amaguru aryita Tsinda Batsinde mu rwego rwo gufasha abana bafite impano yo gukina umupira w'amaguru hano, nk'uko mu mwaka wa 2022 yabitangarije ibinyamakuru byinshi bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ko yashinze irerero ry'abana bato bagomba gukurira mu mupira w'amaguru. Icyo gihe rero Alain Mukurarinda yakomeje atangariza ibitangazamakuru bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yakomeje agira ati ikintu cyatumye dukora biriya rero, ikintu cyatumye dutekereza kuba twashinga akademi mu by'ukuri ni uko mu gihe bazengurukaga iki gihugu cy'u Rwanda mu bya muzika yagiye abona abana benshi bafite impano nyinshi zitandukanye mu by'ukuri, haba mu byo kubyina abahungu n'abakobwa. Niko kugira igitekerezo rero aravuga ati aba bana bashobora kuba bafite impano zitandukanye mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Nuko rero yahise ashinga akademi k'umupira w'amaguru, kandi ko yabonye izo mpano mu by'ukuri zinahari. Icyo gihe rero yavuze ko ubwo yagarukaga mu Rwanda yasanze hari itegeko ririho rigenga akademi, arayisunga. Iryo tegeko rero niryo yisunze arigenderaho, areba ibisabwa ryose n'iryo tegeko, nuko abishingiye kuri iryo tegeko nawe ahita ashinga ikipe. Uretse kuba yarashinze iri rerero ry'umupira w'amaguru mu rwego rwo kuzamura impano z'abakiri bato ndetse no guha amahirwe abafite impano, uyu Alain Mukurarinda yifashishije ubuhanga bwe mu guhimba no kuririmba, hanyuma ahimbira ikipe y'igihugu indirimbo Tsinda Batsinde, iri mu ndirimbo zamamaye cyane, ndetse kuvuga ikipe y'igihugu ntuyicurange bisa nkaho hari ikibura. Uyu Alain Mukurarinda rero nk'uko mubyumva niwe wahanze iriya ndirimbo baririmbira ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Tsinda Batsinde. Uretse no kuba ari ikipe y'igihugu, Alain Mukurarinda cyangwa se Alain Muku nk'uko yamamaye hirya no hino, yahimbiye indirimbo amakipe menshi atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariyo APR FC, Rayon Sport, Kiyovu Sport ndetse na Mukura Victory Sport. Tariki ya 23 rero Ugushyingo mu mwaka wa 2024, ubwo yari mu kiganiro kuri Kick Off gitambuka kuri televiziyo Rwanda, yavuze ko yakoze indirimbo Tsinda Batsinde, ariko akaba atacyumva nkaho ari iye ahubwo ari iye, akaba atacyumva nkaho iyo ndirimbo ari iye ahubwo ari pe y'igihugu Amavubi, ndetse n'abana bato bumvise ko iyo ndirimbo
ariye mu by'ukuri baratunguwe cyane ati nkubwije ukuri iriya ndirimbo ntabwo ikiri iyanjye, yabaye iy'Amavubi, yabaye iy'Abanyarwanda, ni uko mbifata njyewe ntabwo mbifata nk'aho iriya ndirimbo ari iyanjye mu by'ukuri. Kuyumva ni byiza, biranshimisha kandi buriya nayikoze ari intego. Imyaka ibaye 20 isohotse, abana b'ubu barayikunda ndetse n'iyo babonye ari njye wakoze iriya ndirimbo baratangara cyane. Nk'uko yakomeje rero avuga kuri iyi ndirimbo ubwo yasohokaga, yanifashishijwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2003, ati mu matora ya mbere iriya ndirimbo yarakoze abantu bataratangira gukora izijyanye n'amatora mu by'ukuri. Ubwo bivuze ko iriya ndirimbo y'Amavubi mu by'ukuri mu mwaka wa 2003 yifashishijwe mu matora mu gihe babaga bari gutora umukuru w'igihugu. Yakomeje atangaza ko buriya iriya ndirimbo atari yayise Tsinda Batsinde, ahubwo avuga ko yari yayise Ishema ry'Abanyarwanda. Ayijyanye kuri radiyo rero, ayijyanye kuri radiyo Rwanda, izina bararihindura. Uyu Aremuku cyangwa se Aremukurarinda yakomeje avuga ko kubera urukundo akunda umupira w'amaguru ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport, mu bukwe bwe bamucurangiye indirimbo ya Kiyovu Sport. Sinzi niba muri kumva icyo kintu. Uyu Aremukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, mu bukwe bwe bwite bamuririmbiye indirimbo ya Kiyovu Sport ndetse n'indirimbo ya Rayon Sport, mu bituma ubukwe bwe buba igitangaza kurushaho. Urumva rero niwe muntu wa mbere mu by'ukuri mu bukwe bwe bacuranze indirimbo z'amakipe mu by'ukuri, ariyo ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ati mu bukwe bwanjye twageze hagati uvanga imiziki ashyiramo iya Kiyovu Sport kuko ariyo mfana, maze harashya koko. Mu by'ukuri uvanga imiziki yashyizemo indirimbo ya Kiyovu Sport kuko ariyo kipe mfana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ati maze harashya koko, ati harashyuha cyane. Yahise kandi akurikizaho indirimbo ya Rayon Sport, ubundi harakongoka cyangwa se harashya cyane. Bahise bongeraho n'indirimbo ya Rayon Sport, nuko harakomeza harashya koko harakongoka. Ati buriya abantu ntabwo umenya iyo baturutse iyo ucuranze indirimbo y'aba Rayon Sport. Niyo mpamvu rero hahise haza abantu benshi cyane muri ubwo bukwe mu by'ukuri. Arakomeza avuga ati kandi ucuranze indirimbo ya Rayon Sport nubwo waba uri muri Australia, uhita ubona abantu benshi cyane mu by'ukuri. Rero Aremukurarinda nicyo twaba tumuvuzaho ku rukundo rwe yari afitiye umupira w'amaguru, ku rukundo yari afitiye abajene, urubyiruko rufite impano nyinshi zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Navuga ko duhombye intwari, navuze ko duhombye umubyeyi. Nk'Abanyarwanda rero mukomeze twihangane mu by'ukuri, mureke dukomeze twihangane, dukuwemo intwari, Imana imukunze kuturusha. Reka tumwifurize iruhuko ridashira.